noneho tumenye ko wahanzweho na Sekibi. Amagambo asohoka mu kanwa k'Abayahudi, amahane yabo na Nyagasani Yesu Kristo arushaho kwiyongera, kuko mu minsi mike baramufata bakamucira urubanza bakamwica bamubambye ku musaraba. Ariko Yesu Kristo nawe akomeza gutangaza ukuri, akomeza gusobanura uko Imana yacu iteye, uko Imana yacu iri. Yesu Kristo bisobanura bashaka kumwica, bashaka kuzimya urwo rumuri, bashaka kuzimya ubwo buzima, akabona abagambanyi bacuramiye mu byaha byabo, bacuramiye mu mwijima, bashaka kumwikiza kandi bashaka kwikiza umuziranenge. Turumva Yesu Kristo ukingura idirishya rikomeye, ukingura umuryango akatwinjiza ahandi hantu hakomeye, ukutazima n'ubuzima buhoraho tumukesha. Ni koko Nyagasani ni Imana, Yesu Kristo ni Imana. Arashaka kubyumvisha Abayahudi, ariko birasa no kumena amazi ku rutare. Bahamangiye rwose, barashaka kumwikiza. Bakomeje kumubwira ko atazi Aburahamu, twabizirikanye mu isomo rya mbere rya none. Aburahamu ko yapfuye, ko yazimye. Yesu Kristo ati imbere ye nariho, nduhoraho, koko nuhoraho. Ku Bayahudi Aburahamu n'abahanuzi barapfuye. Kubemera bagiye mu bundi buzima, bakiri ubundi buzima bakesha Imana yabo. Dore tugiye no kubivuga mu isengesho. Uwo niwe bapfuye bategeye amaboko, ndavuga Nyagasani Imana yacu. Natangiye mvuga ko mu gitaramo cya Pasika tuzazirikana agasongero ko kwemera kwa Aburahamu, we wemeye gutanga Izaki, umwana we w'ikinege. Akaba ashushanya Nyagasani Imana yacu, we wemeye gutanga Nyagasani Yesu Kristo, umwana we w'ikinege, kugira ngo tubeho, kugira ngo tugire ubugingo, kugira ngo tugire ubuzima butazima.